Hello everybody, ku bakunzi ba Trumpet TV. Kuri uyu munsi tugiye kuganira cyangwa se tugiye kugaruka ku muhanzi Beyonce cyangwa se Queen B. Beyonce rero ni umuhanzikazi uzwi na benshi, sinakurirwa muvugaho byinshi, gusa twese tuzi ko ari umumama w'abana batatu, akaba ari n'umudamu wa Jay-Z, akaba ari ikapo ikunzwe cyane muri Amerika kandi akaba ari n'ikapo y'abahanzi kandi ikaba ari n'ikapo ikize hariya muri Amerika. Ubu rero tugiye kumugarukaho kuri albumu ye nshyashya, ariko mbere yuko dukomeza nagira ngo nsabe wowe utarakora subscribe kuba wakanda ku kantu ka subscribe, ntabwo bigoye, kandi subscribe ndetse unakore notification kugira ngo ibyiza byinshi dukomeje kugutegurira hatagira na kimwe cyabasha kuba cyagucika. Rero impamvu tugiye kuvuga kuri Beyonce kuri uyu munsi ni uko Beyonce yaramaze iminsi asa nkaho acecetse, atuje, tutarimo turamwumva. Gusa umwami w'injyana ya pop, umwamikazi w'injyana ya pop Beyonce, nubwo yaratuje ariko ntago yaracecetse gusa, ahubwo hari icyo yararimo kudutegurira. Nk'abantu dusanzwe tuzi Beyonce cyangwa se dukurikirana imiririmbire ye, ubuhanzi bwe, ni umuhanzi urebye nko mu mavideo ye ntago akunda kugaragaza gusa uburyohe bw'indirimbo cyangwa se umuziki no kuba wakwishimira umuziki gusa, kenshi haba harimo n'ubutumwa buba buri mu mashusho agaragaza. Akunda kugenda agaragaza ubutumwa ku bintu bya feminist, uburenganzira bw'abagore, imbaraga z'abagore, ko abagore nabo ari abantu bashoboye. Ariko nanone ikintu cy'ingenzi akunda kugarukaho ni abirabura cyangwa se abanyafurika ku rundi ruhande, mu buryo aba agaragaza ko umwirabura nawe ari umuntu ushoboye, amuha agaciro, agaragaza ibyiza bye, ko ari umunyempano, ko afite imbaraga. Ni ikintu akunda kugarukaho cyane Beyonce. Rero nk'abantu basanzwe tuzi Beyonce, ikintu akunda cyangwa se ibyo akunda kutwereka nyuma y'ibintu byabaye bya movement ya Black Lives Matter, nyuma y'urupfu rwa George Floyd, Beyonce nawe hari icyo yabivuzeho, hari ubutumwa yatanze ashishikariza abantu kubumvisha ko twese turi umwe, ko abirabura nabo ari abantu n'ibindi nk'ibyo. Beyonce rero nk'umuntu umuzi cyangwa se umuntu umukurikirana, ntago byagutungura cyangwa se ntago ari kubura gutekereza ko mu bihangano bye bizaza ashobora kuzakomeza kugendera muri uwo murongo n'ubundi yamye agenderamo wo guha agaciro umwirabura cyangwa se umugabane wa Afurika. Nk'uko benshi rero bamukurikirana cyangwa se bazi Beyonce uwo ari we, ntago byadutungura, nta nubwo twari kubura no kuba twabikeka. Niyo mpamvu kuri albumu nshyashya ya Beyonce ubwe yivugiye ku kiganiro yagiriye kuri ABC ati, muri make muri albumu yanjye ikintu cya mbere nashatse kugaragaza ndetse no kwishimira no kwiyerekana ndetse no kuvumbura ubwanjye ubwiza bw'injyana ya kinyafurika cyangwa se umuziki nyafurika. Beyonce rero kuri albumu ye hagaragaramo indirimbo zigiye zitandukanye, harimo nk'iyitwa The Lion King, Black Paradise, Spirit n'izindi. Iyi The Lion King yagiye anakorana n'abahanzi b'abanyafurika, ndetse muri iyi albumu Beyonce yanavuze ko hazagaragaramo nyine injyana zigiye zitandukanye, injyana ya pop asanzwe akora, R&B, hip hop ndetse na Afrobeat. Kuri iyi albumu ya Beyonce rero abahanzi yakoranye nabo harimo Jay-Z, umugabo we, Kendrick Lamar, ndetse sinabo bahanzi gusa yakoranye nabo, yagiye anakoranamo n'abahanzi b'abanyafurika. Wakwibaza uti se abahanzi b'abanyafurika ugiye kuzumva kuri albumu nshyashya ya Beyonce harimo nde? Muri abo bahanzi b'abanyafurika rero harimo abenshi n'abo mu gihugu cya Nigeria, harimo Tekno, hakabamo Yemi Alade, hakabamo Mr Easy, ndetse n'umunyagana witwa Shatta Wale, ndetse n'umunyakameruni witwa Salatiel, ndetse n'abandi bahanzi bagiye batandukanye harimo na Childish Gambino, Pharrell, Tierra Whack n'abandi batandukanye. Ubwo rero ariko no kuri albumu akaba hagaragaramo na Blue Ivy Cat, umukobwa we w'imyaka 7 nawe yagaragaye muri iyi albumu. Iyi albumu ya Beyonce rero mu ndirimbo yagiye akora, yagiye koko agaragaza umuziki wa Afurika, ndetse ahubwo n'ikindi kintu kibyisumbuyeho na choreography cyangwa se yagaragaye abyina imbyino zacu dusanzwe tuzi za kinyafurika, mu rwego rwo kugaragaza nk'uko yabyivugiye ubwiza bw'umuziki wa Afurika.
Beyonce rero ibyo byose ni ibyo yatangaje muri za interview yagiye akora nk'aho kuri ABC, agaragaza ko iyi alubumu ye tuyitezeho byinshi. Nk'abanyafurika rero dukunda umuziki, dukunda injyana yacu, natwe tuyitezeho byinshi kuko hari icyo yatuvuzeho, hari icyo yashatse kugaragaza, nk'uko akunze kubyerekana ko abirabura bashoboye, ubwiza bw'abirabura nabwo ko buhari, imbaraga z'abirabura nazo ko zihari, ndetse n'ubwenge bw'abirabura ko buhari. Kandi Beyonce ajya no gusora iyi ndirimbo ye ya The Lion King, ntabwo yabikoze nk'asa nk'aho bimutunguye, byahubiranye kuko n'umunsi iwabo muri eta ye wari umunsi wo kwibuka igihe bibatuye mu bukoroni. Nibwo yasohoye iyi ndirimbo ye anabivuze ati, anatanga ubutumwa ati dukomeze kwibuka igihe ubukoroni bwanarangiye, ariko dukomeza no kwirinda ndetse no gukomeza guhagarika ikintu cyose gikandamiza ikiremwa muntu, kubera ko twese turi abantu bamwe. Nyuma rero Beyonce yanatanze ijwi rye muri filime ya Disney The Lion King. Ahangaha akaba ari naho yakoreye n'indirimbo ariyo Already, yanakoranye n'uwo muhanzi nyine wo muri Ghana ariwe Shatta Wale na Majoreza. Abo ngabo akaba ari abahanzi bakoranye b'Abanyafurika muri iyo ndirimbo Already, bikurikije n'ijwi rye yatanze muri filime ya Disney ariyo The Lion King. Ibi byose byari uburyo bwo kugaragaza uburyo injyana ya Afurika iryoshye, uburyo umuziki wa Afurika uryoshye, n'ibyiza byose bya Afurika muri rusange. Nagira ngo nsabe rero abantu bose bakurikira cyangwa se abakurikirana Trumpet TV ko dushobora kuba twaransa challenge y'iyi ndirimbo Already. Ni indirimbo y'injyana ya Afrobeat, irimo imibyinire cyangwa se imbyino zisanzwe tuzi za Kinyafurika. Niyo mpamvu ngira ngo ngusabe niba ushobora kuba wabishobora cyangwa se wumva wiyamya, utwoherereze, turakohereza kuri Instagram zacu dukoresha, utwoherereze akavideo urimo kubyinaho gato kuri iyo ndirimbo Already ya Beyonce, dukore aga challenge, noneho tuzababwira umuntu wakoze cyangwa se wagatsinze muri video yacu izakurikira. Nagira ngo rero ako challenge cyangwa se ako video gatoya ukatwohereza kuri rezo sosiyo zacu, harimo na Instagram iri hasi muri bio, hanyuma tuzarebe uzakabyina neza. Murakoze rero bakunzi ba Trumpet TV, nkomeje no kubasaba kutibagirwa gukora subscribe. Murakoze ari Ishimwe Vanessa ndetse na Warden the Great. Skin just like pearls, best thing in the world. I never trade you for anybody else singing.